ese guys biribuze kuba byagenda bite ko tubonye ko Nyambo agiye yafatwa dore ko yajyaga kwa pasiteri bwihishwe pasiteri ibi bintu atabizi akajya kureba mama we akamufasha akamugurira imbuto byose akamukorera buri kimwe ariko ngira ngo ubu ngubu agiye yafatwa mama wa pasiteri yasabaga Nyambo amubwira ati waretse tukabwira umuhungu wanjye kujuza hano maze akabimenya kuko abimenye ko bitaba neza ariko Nyambo yahitaga amubwira ati iburetse haracyabura akantu haracyabura iminsi mike tuzaba tumubwira ati kandi ntari ngombwa ngo abe yabimenya kano kanya tuzakomeza tubimuhishe ubwo rero Nyambo yarasezeye uyu mukecuru asohotse nibwo yahise akubitana na pasiteri aramubaza ati ninde wakugejeje ahangaha wahageze gute warangiwe nande waruje gushaka nde wageze hano bigenze bite Nyambo yabuze icyo avuga pasiteri arakomeza aramubaza ati ninde koko wakugejeje ahangaha ko twari twarasezeranye ko nzakugeza ahangaha twabiteguye twabipanze neza umunsi guhanyarwo wo kuza ahangaha akaba ari bwo uba wahagera none wahagejejwe nande ninde waruje kureba ese ibi bintu biriza kuba byagenda bite guys reka mbasabe kugira ngo mukande subscribe mwe mutari mwayikanda nshimira namwe mwayikanze ni by'agaciro kuba mwakanze subscribe ndabasaba kandi kugira ngo mudusangize n'ibitekerezo byanyu mutubwire uko ibintu muri kubona biruze kuba byagenda maze mugaruke dukomeze twiganirire kuri filime yacu ibintu birushaho kuba byagenda neza cyane Nyambo rero yakomeje atakamba arimo ashaka kuba yasobanura pasiteri ukuntu ibintu byagenze kugira ngo abe yagera ahangaha ariko pasiteri yabyanzara yamubwiye ati ntacyo unsobanurira ndetse Nyambo yanamusabaga imbabazi ariko pasiteri akabyanga akavuga ati ntazo nkuhaye Nyambo yapfukamye hasi biranga ndetse na mama wa pasiteri nawe asabira imbabazi Nyambo nawe biranga pasiteri aravuga ati gira umve mu maso ariko buriya hari icyo ubunyeretse ese biribuze kuba byagenda bite ko tubonye pasiteri yirukankanye Nyambo akamwirukankana afite umujinya mwinshi akamubwira ati va ahangaha mva mu maso kandi nta nubwo ndi bukubabarire Nyambo yagerageje gupfukama ariko pasiteri aravuga ati we have urukumfukamira ibiki aramuhagurutsa aramujyana aramusohora ahita afungaho urugi sinzi ukuntu biribuze kuba byagenda Nyambo yageze iwabo arimo kurira hasanga barumuna be abaganiriza ukuntu ibintu byose byagenze ariko bamusaba kuba yazashaka ukuntu yabiganirizaho pasiteri ibi bintu ndetse akaba yanamusaba imbabazi yitonze yacururutse ariko tuzi niba bizaba byamushobokera kuko pasiteri yarakaye cyane kuba Nyambo yajya iwabo batabiziranyeho ndetse kandi murabyibuka ko yari yaramubujije avuga ati ngo igihe nikigera azaba yamujyanayo ese ubundi muratekereza ari igiki cyatumaga pasiteri yanga ko Nyambo ajya muri ruriya rugo yanga ko yaba yahamenya ese muratekereza ibi ngibi byari biki guys ku rundi ruhande mwabonye ko mama Soroba yagarutse ndetse ubu ngubu anishimye kuba umukobwa we yaruhutse mu mahoro ari we Fabiola ubu ngubu yagarutse yageze mu rugo dore ko Soroba ndetse na Jojo bari bagiye kumushaka ariko twizeye ko bari bugaruke bakamusanga mu rugo ese ibintu biruze kuba byagenda bite guys reka mbashimire mwakomeje kubana natwe muri kiganiro nkomeza kwibutsa gukanda subscribe utari wayikanda ndabakunda cyane ciao